umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Ibyahishuwe igice cya 4, cya 5, icya 6, icya 7, icya 8, icya 9 n'icya 10. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Ibyahishuwe igice cya 4, intebe ya cyami. Yohana akimara kubwirwa na Kristo ibyerekeye amatorero 7, Yesu abonekerwa maze yerekwa urugi rw'ijuru rukinguye, maze abona intebe ya cyami. Yari intebe izengurutswe n'umukororombya, kandi Umwami Imana niwe wari uyicayeho. Biteye umunezero kumva rwose Umwami Imana yicaye ku ntebe ya cyami ngo aturengere. Kurabagirana kwa ya ntebe kwari kugiye kumera nk'ubwiza bwarabagiranye kuri cya gituro cya Kristo amaze kuzuka. Iyo ntebe yari izengurutswe n'umukororombya wari utwibutsa isezerano Imana yaduhaye kutazongera kurimbuza isi umwuzure. Iyo ntebe yari izengurutswe n'abakuru 24 bashushanya umuryango mugari w'abana b'Imana. Imbere y'iyo ntebe nanone habonetse ibizima 4. Nibyo Ezekiyeli yavuze ko ari abakerubi, kandi bifite amashusho atangaje. Byavugiraga rimwe biti, urera, urera, urera. Ibyahishuwe igice cya 5. Ninde wabumbura iki gitabo? Cyari igitabo gitangaje, kandi cyari kivuye mu kuboko kw'iburyo kw'Imana ishobora byose. Marayika ukomeye yarabajije ati, ninde wabumbura kiriya gitabo? Habura n'umwe wabishobora, maze Yohana ararira. Ninde wari gusohoza umugambi w'inama y'agakiza? Yohana yabwiye ko intare yo mu muryango wa Yuda ari we ugiye kubumbura igitabo. Maze akomeje kwitegereza abona ahubwo haje umwana w'intama wasogoswe, wasaga n'uwishwe, maze abumbura icyo gitabo. Abakuru bararirimbye bati, ni wowe ukwiriye kubumbura icyo gitabo. Ni koko ni wowe wishwe, maze amaraso yawe agarura abantu ku Mana, bahinduka abatambyi b'ubwami n'ishyanga ryera, bavuye mu ndimi zose n'amoko yose. Dushimire Nyagasani Yesu wicishije bugufi akatubonera agakiza. Ibyahishuwe igice cya 6. Umwana w'intama amena ibimenyetso 6. Umwana w'intama yatangiye gukora ibimenyetso kuri cya gitabo gishushanya amateka y'ikiremwa muntu, irema no gucungurwa kwacu. Ibimenyetso 4 bya mbere byari amafarashi atandukanye ndetse n'abayicayeho batandukanye. Ubutumwa bwiza bwareye ku kwamamara cyane, maze bugenda buvangirwa kugeza igihe bwabaye n'ubuzimye burundu bwahindanijwe. Ikimenyetso cya 5, Yohana yabonye amaraso y'abera munsi y'igicaniro ahasukwaga amaraso y'ibitambo. Abo ni abari barahowe kwamamaza ijambo rya Kristo. Ikimenyetso cya 6 kivanweho, humvikanye inkuba, imitingito n'imirabyo. Umwana w'intama yari yigaragaje rwose, maze abakomeye barahunga. Uwo munsi ukomeye kandi uteye ubwoba ku nkozi z'ibibi, abazawurokoka ni abiyeguriye Kristo Yesu. Ibyahishuwe igice cya 7. Abashyizweho ikimenyetso. Abamarayika bari bafashe imiyaga y'urubanza rw'Imana ku isi, babwiwe kuyikomeza kugeza igihe bari kuba bamaze gushyira ikimenyetso ku bantu b'Imana bose. Umubare Yohana yarawumvise uvugwa, nyamara si 144 gusa, ahubwo uhagarariye abantu bose batunganiye Imana. Nyuma y'uwo mubare Yohana yabonye abandi benshi umuntu atabasha kubara, bahagaze imbere ya ntebe, bakomokaga mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, ndetse n'imiryango yose. Bari bafite amashami y'imikindo ashushanya gutsinda. Umwe mu bakuru yabwiye Yohana ko hari abaciye mu makuba akabije kuba mabi, nyamara bakaba bariyeguriye Kristo muri byose. Umwana w'intama azababera umushumba iteka, kandi Umwami Imana azabatwikira ku manywa na nijoro. Ndakwifuriza kuzaba muri uwo mubare. Ibyahishuwe igice cya 8. Ituze ry'igice cy'isaha. Umwana w'intama yamenye ikimenyetso cya 7, ari nacyo cya nyuma, maze mu ijuru haba ituze mu gihe kingana nk'igice cy'isaha. Kandi
amasengesho y'abera yageze imbere y'Imana nk'umubavu uhumura neza. Abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko igice cy'isaha ari nk'iminsi 7 abera bazamara baruhukira isabato kwa Enoki. Abanyabyaha bazagira ibyago byinshi cyane ubwo impanda 7 zizavuzwa. Bazaba bagirwaho n'akaga katigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi. Ibyago bizaba birimo urubura, umuriro, amazi ahinduka amaraso, amazi azarura, ndetse hazaza n'umwijima. Ibyago bizakomeza kwiyongera ku batumvira Imana. Imana idufashe tuzakomeze kwibera mu ruhande rwayo. Ibyahishuwe igice cya 9, impanda ya 5 n'iya 6. Nk'uko twabonye bya bimenyetso 4 n'abagendera ku mafarashi 4, hateye inzara, intambara ndetse n'urupfu. Izi mpanda zo zangije ibyatsi, inyanja, amazi ndetse n'ikirere. Inyenyeri yahanutse maze igeze hasi ihabwa urufunguzo rufungura ikuzimu, havamo umwotsi wuzura ikirere, uza kuvamo nanone inzige zibabaza isi amezi 5 yose. Abantu batashyizweho ikimenyetso n'Imana nabo bazahura n'umubabaro mwinshi. Bazahamagara urupfu bati twice, ariko ntibizabakundira. Ikibabaje ni uko ngo nyuma y'ibyo byago byose abagome bazarushaho kwinangira, ndetse ntibazarekeraho gusenga ingabo za Satani ndetse no kuramya ibigirwamana. Ibyaha byabo bazabikomeza. Ibyahishuwe igice cya 10. Ntakiri igihe ukundi habonetse marayika uhagaze ku nyanja no ku butaka, kuko yari afite ubutware ku byaremwe byose. Avuga ijwi rirenga ati ntakiri igihe ukundi, ndetse avuga ko mu minsi y'ijwi rya marayika wa 7 ubwo azaba agiye kuvuza impanda, Imana izahishurira abahanuzi bayo ubwiru bwayo. Hari inkuba 7 zavuze, maze Yohana ashatse kwandika ibyo zivuze yumva ijwi riturutse mu ijuru riti have ntubyandike, ahubwo ubigire ibanga. N'uyu munsi ntituzi ibyo izo nkuba zavuze kuko byakomeje kuba ibanga. Tuzabimenya tugeze mu ijuru. Yohana yasanze marayika aramubwira ati ako gatabo, maze akamuhaye arakarya, kageze mu nda kararura cyane. Ijambo ryahawe Yohana ni ukongera agahanura iby'amoko menshi, indimi nyinshi n'imiryango yose. Imana idukomereze muri uwo murunga. Muri icyo cyumweru cyose Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Mu Bibiliya imbwira iby'ubugingo umwe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, Yohana amaze kubwirwa ko intare yo mu muryango wa Yuda ibumbura igitabo, ninde wakibumbuye? Icya kabiri, ni ikihe kintu Yohana yasabwe kugira ibanga? Icya gatatu, ni iki Yohana yasabwe kongera gukora? Imana ibaho umugisha.